favors through all the days that's passed. yakoze ntabwo ikibazo All who has done that will give him grace. dushima Imana ikomeye kutugendera twese We thank the Lord that He has walked with us through it all. ikaba iduhaye amahirwe yo kuza guterana mu maso yayo That He has given us the blessing to look at Him in His eyes. ikaba iduhaye amahirwe yo kongera kuza kwiyeza He has given us the blessing to come anoint ourselves. yakoze ntabwo ikibazo All who has done that will give him grace. dushima Imana iduhaye aka kanya We thank the Lord that He has given us this moment. hari abandi bakabuze There's many who wasn't able, ariko ku bantu twe twabonye yabikoze ntabwo ikibazo but for we have God that we thank Him so much. kandi basabye umugisha And we also give you grace. kubona mwereye mukabyuka kiri gicuku mukaza ku magambo y'Imana See that you were able to come in this morning to be in front of God. iyo bikoze ntabwo ikibazo One who has done that will give him grace. kandi yashitse barimo no And the guests who are in here, turasaba umugisha ujya ku buzima bwe baza ku magambo y'Imana we also thank them that we hope they continue coming through the Word of God. abashaka kari gusoma amagambo aboneka mu itangiriro We will stand up and read the Word of Genesis. mu itangiriro igice bitanu umurongo wa 24 Genesis chapter 5, verse 24. Genesis chapter 5, verse 24. Whoever sees their verse may read. turasaba mu izina rya Yesu itangiriro ibice bine umurongo wa 24 igice bitanu ibice bitanu umurongo wa 24 kandi Enoki yagendanaga n'Imana ntiyaboneka kuko Imana yamwimuriye. Metusela yamaze imyaka 187 avutse abyara Lameki. Amaze kubyara Lameki, Metusela arongera amara imyaka 782 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Metusela yaramye ni imyaka 969 arapfa. abantu n'umurongo wa 24 kandi Enoki yagendanaga n'Imana ntiyaboneka kuko Imana yamwimuriye. Rero twinginge mwene data gakuru adusenge kuri aya magambo izina rya Kristo. Asenge itari gikomeye Imana yacu uje imbere yacu guhendahenda umugore wawe natwe itarikomeye ucishije bugufi ukirwa hejuru itarikomeye ikimenyetso cyo gucisha bugufi twumanishije imitwe yacu itarikomeye twenzahenze itarikomeye turabanyantege nke itarikomeye turabanyantege nke itarikomeye uwo munyambaraga bari natwe itarikomeye amagambo yawe arasomwe mu tangiriro itarikomeye Enoka itarikomeye yagendanye nawe itarikomeye mweretse umugaragu wawe imbere yacu umuhereze imbaraga natwe natangiye kubwiriza natwe tukumva twese duce mu kirere kimwe itarikomeye bavuga ngo bari bicaye mu cyumba bahuje itarikomeye natwe duhereze guhuza itarikomeye duhereze imbaraga itarikomeye twamaganye imyuka y'umwasitani itsindwe mu izina rya Kristo bana natwe ko wavuze ngo uritangiriro ukaba n'iherezo bityo twambaye kuri Imana nzima mu izina ry'Umwami Yesu Kristo tusabyemo amen. ubwo duheruka hano twigana amagambo So we have been reading this word, amagambo ari kuvuga ngo the word that says akamaro ko gusenga the purpose of praying. kandi ibyo twasabwe ko akamaro ko gusenga And when we ended that talk about purpose of praying, ko bituma ubana neza n'Imana and how it causes you to live well with the Lord, bigatuma uvugana n'Imana and it causes you to talk with the Lord. kuko burya mu isengesho niho tuvugana n'Imana. For we only pray where we talk to God. ushaka kuganira n'Imana You may communicate with God, uganira mu masengesho and that is in praying. ni akamaro ko gusenga. That is the purpose of praying. uno munsi rero ntabwo tubuze kugarukaho. Today, that's not what we're going to come back to. uno munsi twagize ngo twigane amagambo ari kuvuga ngo But today, we're going to come back to the word that says, kugendana n'Imana iminsi yose, go with the Lord through all days. kubana n'Imana iminsi yose, Go with the Lord through all days. nta ku cyumweru cyangwa se ku isabato gusa, Not just Saturday or Sunday, ahubwo iminsi yose. but all days. kuri iyo ivuze iti For the Bible says, ntabwo uzi umunsi ndetse ntabwo uzi igihe, there's no one who knows the days or the hour. ntabwo uzi ngo araza ejo, You don't know if he's going to come tomorrow. ntabwo uzi ngo araza mu kanya, You don't know if he's going to come in a little bit. icyo usabwa But what you ask ni for ukuba amagambo yayo.
is to be in His Word ugakora ibyo ashaka byose, and to do all that He wants ugakora ibyo gusaba byose, and do all He asks. maze yamara kuza And so once He's nawe arrived, akakujyana. He may take you as well. Maze rero mbifurije kugira ngo kuri uwo munsi namwe muzabone ubwiza bw'Imana. And so I hope in that day that you may be able to go through that. Amen. Hano rero dusomeye ku magambo yo kuvuga ngo And so here where they read the book that says, ngo Enoki yagendanye n'Imana imyaka yose Enoch walked with God through all days kugeza igihe yamwimiye. until the day that He moved him. Enoki yagendanye n'Imana imyaka yose. Enoch would go and walk with God through all days. So let's read a part of it. Enoki yamaze imyaka 65 avutse abyara Metusela. Maze kubyara Metusela, Enoki agendana n'Imana imyaka 300. Agendana n'Imana imyaka 300. Ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Enoki yaramye ni imyaka 360. Kandi Enoki yagendanaga n'Imana iminsi yose. Enoki yagendanye n'Imana imyaka 300. Enoch walked with God for 365 years. Enoki yagendanye n'Imana imyaka 300 bari kumwe bagendana gutya. Was he just walking with God just casually for all those days? Nta bundi bubasha yari afite bundi. There was other things in the purpose. Ahubwo Enoki yagendanaga n'Imana agendera mu ijambo ryayo. But Enoch was walking with God by going through His Word. Akora ibyo Imana ishaka, And he was doing what the Lord akora ibyo wanted. Imana imusaba, And doing what the Lord was akagendera asking mu him. ijambo. And he was going in the Word. N'Imana idutica hano, If the Word says go and go here, you go there. nk'uko Pawulo yabivuze, Just like Paul said, ngo mugere ikirenge mu cyanjye nk'uko nanjye ngira mu cya Kristo. have a leg like mine that's in Christ. N'Imana ivuga ati gukora bino ni icyaha, If the Lord says doing this is a sin, nawe bibone ni icyaha. you shall also see it as Bivuze a ati sin. nturwane, Do not, if it says do not fight, nawe nturwane. you also do not Bivuze ati fight. ntutukane, It says do not curse, nawe ntutukane. you too shall not curse. Ugendere mu magambo y'Imana And iminsi go yose. in the Word of God through all days. Twe kuba bakiranutse ku isabato no ku cyumweru gusa, Do not be saints in all ahubwo Saturday, Sunday, iminsi yose no kuwa mbere no kuwa kabiri, iminsi yose but instead be in it all days from Monday through the whole week and do it the Lord. ese wagabana gute n'Imana? So how can you be with the Lord? Or walk with Him? Ushobora kubana n'Imana mu masengesho, You may be with the Lord in prayer, nawe kugendana n'Imana ari amagambo gusa. and you can just be in the Lord by the Word. Ntabwo nuvuge mu magambo utigendana n'Imana, You wouldn't just say the words that doesn't go with the Lord. ahubwo kugendana n'Imana But go with the Lord. bisabye ngo ujye usenga. It requires prayer. Nubyuka usenge, If you wake up, you pray. ujya kuryama usenge. If you go to sleep, you pray. Nk'uko twasanze ko yuko iyo uri kuvugana n'Imana uvugana amasengesho, And we've seen that when you are walking with the Lord, you are ujye in ukomeza prayer. usenge, And that you may continue praying. maze ubane n'Imana iminsi yose na yose. So you may be with the Lord through all things like Enoch. kandi burya kugendana n'Imana And also going with the Lord ni ugufata umwanzuro, is to take a standing. ni icyemezo cyo ufata. It's a promise that you take. Uvuga ati And you tell yourself, guhera buno kano kanya starting from this moment, ngiye kubana n'Imana, I will be with the Lord. ngiye kubana n'Imana nk'uko Enoki yabanye n'Imana. I will be with the Lord the way Ese urabana n'Imana Enoch was. gute? So how can you walk with the Lord? Ni ukuri bureke bya bindi byose bidasa n'ijambo. It's when you leave all those things that don't follow the word. Ni ukuri bureke bya bindi byose bidakwiriye. It's when you leave all those things that aren't Ni ukuri fitting. bureke bya bindi byose byangwa n'amaso It's y'Imana. the day that you don't do those things that are the Ahubwo Son of ugapfukama God. ugasaba Imana, But instead you kneel and you ask the Lord. ukavuga ati Imana, And you say, God, ndakwinginze ngira icyapa kiranga izina ryawe. I beg of you that you may save me in your word. Ukavuga ati Imana, And you say, Lord, ndakwinginze ngo aho bazajya baba bari hose ujya ngo ati uriya mwana ni uwo mukristo. I beg of you that you make me a person where Ngo you n'imyitwarire ye iraranga. and you watch yourself like Enoch. Gusa ibyo ukora byose And all of those bisiga things that ijambo. you do may look like the word. Wange iby'amaso y'Imana yawe. And you hate those things that are in the sight of Kandi God. burya nuhitamo kugendana n'Imana And so if you decide to go walk with the Lord, uzagerageza.
you will be tempted. uzahura n'ibigeragezo, You will be tempted. uzahura n'ibibazo. You'll be full of problems. Ariko se nuhura n'ibibazo, But once you encounter the uzatuma ati problems, ndananiwe kuryama. would you say that I'm not able to sleep? Yeah. No. Ngo igiti gikomera Like a strong tree ni igihura n'imiyaga myinshi. is the one that encounters much wind. Burya uko uhura n'ibyo bibazo byose The way you'll deal with many problems ziguma gukomera mu ijambo. is gotta be part of the word. Kuko Imana iravuga ati Because the word says Imana ni igitangiriro umukristo ashobora kwihanganira. the Lord is the one that saves all the problems that you aren't able to handle. Ahubwo nuhura na cya kigeragezo But when you deal with that problem, ukamusaba Imana, you kneel and you pray to God. Imana iraza igushoboza. The Lord will come and guide you. Kuko niba ko yuko ushoboye Because if He sees that you are able, nabo wananiwe, you will be nabo kwihaza. you have fallen. Numva kuri hejuru If you feel like you're up, ahubwo nawe uri hanyuma y'abandi. you are really behind everyone else. Niba mu maso y'Imana In the eyes of ushaka God, kugendana n'Imana, you may walk with ucishe Him, bugufi and you may be humble, kuri iby'Imana igusaba byose. and do what God asks you, Ugendere mu ijambo. and walk in the Word. Niba Imana iba ati ndanze kino, If the Lord says, I Now don't like this, judge. and you too, you shall Imana iba hate ati it. nkunda kino, If the Lord says, I Now love you this, put. you too shall love kuko it. Imana yadusezeranye ati The Lord has promised us nzabana namwe that I will be with mu you byiza ndetse no mu bibi, with all good and bad. nzagendana namwe I will be with you ahantu hose. everywhere you Ahubwo go. si Imana iraza ikugendana nawe kujya gusa, So the Lord just come and will start walking iraza with you. kugenda nawe aho wayitunganiye. So He will walk with you in all that you want. Iraza And kugendana nawe ari uko witandukanyije n'abana ba He kabiri. will walk with you in the days that you separate yourself from the people. Mose ati And Moses said, Mana utugire ubwoko butandukanye n'ubundi, Lord, give us a heart that is separate from everyone else. utugire ubwoko butuye ukwabo. Give us a body that is separate from itself. Ase kubera iki Mose yasabye gutyo? So why did Moses ask us that? Abana b'ijambo baba batandukanye, The children of the word is separate. abana b'ijambo baba batandukanye n'abandi bose. The children of the word is separated from everyone else. Niwe abonye ahantu hose akabavugira ubuhamya, If you see everywhere, they will be talking about, ubabonye wese akabavugira ubuhamya akatangira ubuhamya. everyone you see, they will be preaching and Bavuga ati bari abana ba Kanaka, and they'll say, baba. children, that's from them. Ese yabivuze kubera iki? And why did they say that? Nuko yabonye imyitwarire yawe ari myiza, It's because they have seen your good behavior. nuko yabonye ugendera mu ijambo ry'Imana, But they have seen that you walk in the word of God. nuko yabonye uri inyangamugayo, Because they have seen that you are different. nuko yabonye wagerwa icyizere. They have seen that you have become a believer. Yifurije kuba inyangamugayo. And so I hope that you become those who are different. Imana iturinde umugayo, May the Lord make us anew. Imana iturinde kuvugwaho amagambo mabi. And may He keep us from saying cursed words. Kubera ko umukristo ufite umugayo Because a Christian who has that barrier, ntabwo aba akiranutse imbere y'Imana. they are not condemned in front of the Lord. Ahubwo niba uzi ko yuko But if you see that ukora ibyabo n'amaso y'Imana, that everything is on the side of God, nicyo gihe uzegera Imana uyisabe. it's the day that you get close to Him and you ask Kuko Him. iminsi yageze, Because the days are coming. iminsi ya nyuma, We're in the last days. ibyahanuwe byose biri gusohora. All that was profited was Nicyo gihe umukristo yitegura. and that's the days that the Christian should be ready. Bibiliya iravuga iti And the Bible says mu kugaruka kwa Yesu Kristo the coming of Jesus Christ hazaza intambara nyinshi, will be a lot of wars. hazaba ibyorezo, There will be a lot of ndetse n'abantu benshi bazangana. and so many people will Urukundo rwa benshi ruzakonja, and the love of people will ariko mwebwe nimubona ibyo and once y'all see that, muzararana. you will Nimubona ibyo mugende musinzire. and you will go to sleep. Oya, No. ahubwo nicyo gihe cyo gukaza umurego tukitegura, But it's a day that you shall get ukavuga ready. ati ubu ngiye kugendera mu ijambo nk'uko bikwiriye. You say I'm going to the word the way it's Kuko ntawe ubizi, because no one knows. yabona aje mu kanya, And you can come in a little bit. ese naza ukumva urubuze kugenda, So will He come and see that you are still ese naza walking? ukumva nawe urubuze kugenda. Will He come and see that you are going with Him? Kuza ku rusengero nk'umuhango, oya, Going to a church iza ku rusengero uvuga ati njye gushaka amagambo y'Imana, and you'll go to church nta murikiye umubyeyi, and not for the parent, nta murikiye inshuti, not for the friend, ndetse nta murikiye abavandimwe. but
not even the ahubwo closest nje people, imbere y'Imana but have come in front cyo of the kwisaba Lord imbaraga ngo nyongere to ask for strength that He may be with you. kuko turi mu minsi ya nyuma. Because we're in the last days. Umuhanuzi ati And the prophet ngo says hasigaye ikona rimwe, that hasigaye ikona rimwe ngo umwami there's azaje. just one more quarter. Ese iryo kona rimwe risigaye Is that small quarter left? ntiyaba ari wowe gutiza umwami? Will it be the one keeping the Lord? uwo utayizera saba Imana. You who don't believe, ask the Lord so Saba that He Imana may cleanse you. iguhindure. And ask the Lord to Saba change Imana you. igutandukanye nk'abana bandi. Ask the Lord that He may separate you Imana from the rest of the igutandukanye children. nk'ab'isi. And ask the Lord that He may separate you from Twe the kuba mu world. isi nk'aho tuba mu rugo, Just like we are at home in ahubwo the turi mu world. isi tuvuga ati turi kujya mu ijuru. But to say that we are getting out of the world, Tuvuga ati going to akanya heaven, n'akanya twajya mu ijuru. for this time we may be in heaven. Rero natwe tube nka ba Henoki batubanirije. And so we may be like Enoch and those who Kuko came Henoki before us. yagendanye n'Imana imyaka 300 For Enoch he has been with the Lord for 365 nta years. mugayo umurimo, And there was no wrongdoing. ari umukiranutsi, And he was ari inyangamugayo. Mureke dusome Imigani 5. Let's read Genesis chapter 5. Oh, Proverbs chapter 5. Imigani 3:6. Proverbs chapter 5. gatatu gatanu 3:5 kugeza kuri 6. kubera ku murongo Wa 5 kugeza ku 6. imigani mu bice bitatu kubera ku murongo Proverbs chapter 5. wiringire uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe, uhore wemera mu migendere yawe yose, nawe azajya akuyobora inzira unyuramo. Amen. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight. Mubiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, Lean and trust in the Lord with all your heart. azayobora inzira zawe. He will lead all your paths. Umutima wawe wose With all your heart, wiringize Uwiteka. lean on to the Lord, Uwiteka nawe azajya aza and He will come ayobore inzira zawe zose. and guide all your paths. Ibyawe byose All your things byegurira Uwiteka. will leave it to God. None Imana nawe izavuga ati And the Lord will say, uyu ni umukiranutsi wanjye this is my child unyeguriye byose, that has given me maze everything, izi ugendeye. and He will come and walk with you. Dukeneye gutandukanya ibintu bibiri. We need to separate these two things. Hari itandukaniro rikomeye There is a separation that is strong hagati yo kumenya Imana between knowing God ndetse no kugendana n'Imana. and walking with God. Kuko hari ukumenya Imana Because there's knowing God, ndetse hari ukugendana n'Imana. and then there's walking with Him. Hari benshi bamenya Imana, There's many people who know Him. bayivuga, They speak of Him. bayisenga, They pray to Him. ariko rimwe na rimwe. But once in a while, Ariko kugendana n'Imana but going with the Lord ni urwego rurenzeho. is something beyond measure. Ni ubuzima bwo kuyibamo buri munsi. It is a life that you must be in every day. Kuko umenya Imana, Because just knowing God, umenya Imana gusa just knowing God alone, arayisenga, you may pray for Him. ugatinza Imana, You used to say that I know ukaza ku God, rusengero mu muhango. and you come to church. Ariko ugendana n'Imana But when you walk with God, aba mu Mana those who are in Him ubuzima bwe bwose. for all your life, Ibyo akora byose in everything that you do, akaba agendana n'Imana. you will go with the Lord. Ibyo akora byose All that, akaba abana nayo. everything that you do, you be with the Lord. Nubona imyitwarire ye If you see the behavior, uzaba utandukanye n'ibindi byose. you will see that you are different from everything else. Ese ku ishuri witwara gute? And so at school, how do you behave? Iyo uri ku ishuri If you are at school, umeze gute? how do you behave?
abantu bagutangira ubuhamya The people say good news about you. cyangwa wowe mu banyeshuri bananiranye guhora tumubyeyi Or is it you in school who have been acting up and ahantu hose twaba turi everywhere that we are, tugendana n'Imana you must walk with the Lord. niyo waba uri ku ishuri Even if you're at school, uvugije izina ry'Imana you must say the word of God. uba icyapa kiranga You Yesu may, Kristo you may be a banner that shows iminsi what God- yose in all your days. ugendana n'Imana Walk with the Lord. kubera ko Because kugendana n'Imana nibyo dutandukanya n'ab'isi going with the Lord separates us from the world. kugendana n'Imana nibyo dutandukanya n'abana ba hano hanze And walking with the Lord is what separates us from the nugendana children of n'Imana outside. ukora ibyo Imana ishaka And walking with the Lord and doing what He wants, Imana izaza igendane nawe the Lord will also come and walk with you. ase ntabwo mureba yobu byamubayeho If you do not see what happened to Job, kugeza aho yobu Imana y'ubwayo imutangira ubuhamya kuri Satani Job has given a testimony to Satan. ikavuga ati se Satani abonye umugaragu wanjye witwa Yobu Hey, have you seen my prophet Job? wamubonye Have you seen him? sera mwafuza kuba nka Yobu They say, don't you hope to be like ntabwo him? mwaba intungane nka Yobu Don't you want to have the will like him? Yobu ngo yatunganiraga Imana iminsi yose God, He was with him through all those days. ndetse n'abana be baba bagiye gukora ibirori Even his children who has went to parties, agapfukama akabatanga he prayed for them. akabasabira ku Mana And he aho yari asked the Lord. atunganye akora ibyo Imana ishaka And he has prepared and done with the kugeza aho Lord. Imana y'ubwayo Until the days that the Lord yamutangiye ubuhamya on his own has given him a akavuga ati promise. umuntu umugaragu wanjye Yobu He said, you see our prophet Job. niyo wamuteza ibigeragezo ntiyapfa Even if you give him problems, he won't fall. ese wowe waguteje ibigeragezo waguma ku Mana yawe And so you, if they gave you problems, who always go to your God? cyangwa urabura n'ikigaragazo wowe ukavuga ati mu Mana ngo wanyanze ngo Or wanditse you be a problem saying that the Lord, you have hated me, and then oya munambe ku Mana but instead be with the Lord. numwinambaho ntizaba nambaho And if you go to him, numwigumaho ntizabagumaho if you stay with him, he will stay with you. Imana irahari The Lord is there. ahubwo twe twiyibe But instead, let's remember him. ubwira ukora ibyaha byinshi cyane In all the sins that you do, uri kujya kure y'ijambo you should go with the word. uri kugenda ujya kure y'ijambo And you should go and run to the word. akora nimwibagirwa ijambo ry'ihumure Imana yaduhaye But do not forget the word that the Yeah, Lord has forget given it. us that says, ngo naho ibyaha byasohoka kutuku in all your sins that are red, bidateza bifite amashuri I will wipe niyo them and make niyo them white. waba wananiwe bigezeho Even if you are unable to Imana to the point, ahubwo usabwa the iki Lord will wipe you when He asks ubyemera mu mutima so that you may accept it in your heart. ukavuga ati Mana And you say, God, aho bigeze ndananiwe where is getting, Aho I'm bigeze- unable. aho Where is bigeze getting, ndambuwe ibyaha I am unable to do these sins. ndakwinginze rero guhindura And so I ask of you to change me. Imana izaguhindura The Lord will change us. Bibiliya iravuze iti The Bible says, ngo ikibyarwa n'umubiri ni umubiri what is given from the body is just a body. n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka If it's birth from the Spirit, it's the Spirit. rero basabe kubyarwa n'umwuka So I ask that you are born from the Spirit. basabe gukora iby'umwuka And so I ask that you do things from the basabe Spirit. kugendera mu ijambo And that you go with the Word. basabe gukora ibyo ijambo rishaka And that you do with the Word once. iminsi yose In all your days. ujye mupfukama musaba Imana That you may kneel and ask God. ujye mukora ibyo Imana ishaka And iminsi you yose do what God wants in all those kandi days. nupfukama ugasaba Imana And if you kneel and you ask God, ntakabuza Imana izazigendane nawe the Lord will not turn his head, but he yewe will answer to niyo you. wagera mu bibazo And even if you get into problems, Imana izaza gushoboza the Lord will abide yaba you uri ku and ishuri know you. yaba uri mu Whether kazi it's at school or work, ahantu hose anywhere, Imana izagushoboza the Lord will make you able. ahubwo ugira umutima utunganye But have a heart that is meek, ugira umutima uciye bugufi and have a heart that is ugira humble, umutima usaba and have a heart that wants, ibyo wakora byose and all you do, wumve ko Imana ihari know that the Lord is there. ese ufite ibibazo And so you have problems, ukamusenge you shall yaza pray. iragusubiza He will, niyo gisubizo cy'ibibazo byacu byose and that is the where He answers all your problems. so uko dukora amasaha yagiye So seeing that the time has passed, ariko twari kuri aya magambo avuga ngo kugendana n'Imana but iminsi we were yose in the Word saying that the Lord is the one who saves. ibyo dukora byose kugendana n'Imana In all we do, we must walk with God. ibyo dukora byose byose byose
everything we do, ukamenya ko kurwana n'Imana you should know that we are with Him. gusabe kugendana n'Imana iminsi yose So I ask you to go with God through all uzaje your days, gukora byose everything and all you do. umwami Imana yazabe babiri The Lord may keep you able in it. maze rero kuri wa munsi And so in that day, twese tuzibone mu bwami bw'Imana we may also be seeing the side of God. ugasabe mu izina rya Yesu Kristo And we ask that in the name of Jesus.